murakoze kumpa ijambo. Uyu munsi ndagerageza kuvuga ntababaye kubera yuko aho urumuri rw'icyizere rwageze rwimura umwijima hakaba umucyo. Niyo mpamvu rero tugerageza kuvuga tutagaragaza umubabaro. Njyewe ntabwo nari mu Rwanda jenoside iba, ariko nari hafi mu nkengero hano, nari mu mujyi wa Goma, aho twabonaga bacu bambuka barabataye mu mazi bomoka ku nkengero z'ikivu, bikadushavuza tutari mu Rwanda ariko tukabibona. Twaje gutaha muri 1995 twibwira yuko intambara yarangiye, ariko abari basize bamaze kwica abatutsi gahunda yabo n'ubundi bumvaga batarayigezeho. Naje kubona akazi muri Burarirwa muri 1997, hanyuma bibaye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere muri 1998, hari mu gitondo cya kare, buri muntu wese yavuye mu rugo abwiye umuryango we yuko bongera bakabonana. Tumaze kugenda ibirometero 3 turenze Buruseli, turenga Gatahitwa mu Gitsimbi, tugiye ku ikoni rya kabiri, twagiye twumva imodoka ihagarikishijwe n'urufaya rwinshi rw'amasasu, abarasa amapine, abarasa ku mushoferi. Buri muntu wese asenga Imana mu izina ze. Imodoka ikimara kuva mu muhanda imaze guhagama ku mukingo, ijambo rya mbere intera abacengezi baravuze bati turasaba abahutu bose kuva muri iyi modoka tugatwika abatutsi. Amajwi yose uko nayumvishe, kuko ndavuga ibintu nari ndiho nabayemo, bose bavugiye rimwe bavuga bati muri iyi modoka nta muhutu urimo, nta n'umututsi urimo, twese turi abanyarwanda. Ayo magambo yatumye abacengezi bagira uburakari bwinshi cyane, kubera yuko intego bashakaga itari igezweho. Noneho barasa imodoka batababarira, bongera inshuro ya kabiri bumva hari abantu bose bapfuye, ariko barongera batanga itangazo, barimo bategura esansi basuka ku modoka, bongera gutanga itangazo inshuro ya kabiri, nta muhutu waba ukiri muri iyi modoka muzima ngo avemo dutwike iyi modoka. Nta jwi nongeye kumva, nari nkiri muri iyo modoka. Bafata esansi basuka ku modoka, barangije bafata ibishagari cyangwa se ibirere basukaho esansi, bashiraho umwambi w'ikibiriti nararebaga, bagira batya baterera ku modoka. Narebeshaga amaso yanjye kandi nari nkiri muri iyo modoka icyo gihe. Nza kwibaza nti ninguma muri iyi modoka n'ubundi ndapfa, kandi nimvamo n'ubundi ndapfa nta kabuza. Senga Imana mu isengesho rigufi cyane, ndavuga nti Imana nzi ko ushobora byose, ariko singusaba kunkiza kuko ibyo byo ntubishobora. Icyo ngusaba ni kimwe, umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Rigufi cyane, ndekeraho. Sinzi ukuntu nigira inama mu mutima, ndavuga nti reka nsimbuke, niba nanyica byibura umurambo wanjye uzagaragara ko napfuye. Ndasimbuka, nkigera hasi naho burya mu bacengezi hari harimo abantu bigeze bakora muri Burarirwa, ku buryo bari bazi neza abantu bose bavaga muri iyo bisi. Ngeze hasi barambaza bati uri umuhutu cyangwa uri umututsi. Kubera ko nari mbonye akazi muri Burarirwa vuba baravuyemo, mu gihe ntari nabasubiza kuko nabo bari bafite umwanya muto cyane, bansaba gusanga abandi hepfo aho banyoboye munsina, ngo sanga abandi hari hepfo turi buze kumenya ibyawe hanyuma. Aho nagiye nkubise amaso mbona hariyo ibintu bimeze nk'amacumu n'imihoro. Ndakebuka nkata ibumoso bwanjye, nkikata ibumoso bwanjye bahita bandasa urufaya rwinshi rw'amasasu, kuko babonaga aho banyeretse ntagiyeyo, kuko aho bari banyoboye niho abitwa badamu baguye. Hari abantu bafite intwaro za gakondo, amahuru, amahiri, imipanga, amashoka, amacumu n'ibindi.
nkigera mu gishanga kubera yuko nari namaze kuraswa amasasu 3 nkiri mu modoka muri aka kaguru, kugenda byarananiye, ndyama aho ngaho, baje kuntoraguramo nyuma. Bamaze kudutoragura bagenda bashakisha hafi niba hari umuntu waba ukiri mu mwuka, niba hari imirambo batoragura, nibwo nanjye baje kuntoragura badusubiza kuri bisi, aho bisi yashyaga tureba. Byari biteye umubabaro n'agahinda kuri uwo munsi, byari bibabaje mu karere ka Rubavu, byari bibabaje ku gihugu cyose, byari bibabaje cyane. Ubwo ingabo zarahageze batujyana kwa muganga, ibyo birarangira bigenda gutyo. Icyo nshaka rero kuvuga cyane no gushimangira cyane, nyakubahwa minisitiri namwe banyacyubahiro muri hano, nuko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangiriye mu turere duke tugize iki gihugu, kuko na Gisenyi irimo, ariho gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangiriye muri 1998 mu kwezi kwa mbere, ubwo abanyarwanda bangaga kwitandukanya, n'abari gukira bakanga gukira, bakiyemeza bagapfa kugira ngo bubake ubunyarwanda. Ndashima rero ubutwari abacu bagiye bagize, ndetse mboneraho no gusaba abantu bashinzwe gushira mu ntwari, sinzi impamvu batigeze batekereza kuri bari abantu, kuko babaye abantu b'intwari cyane. Ndashima rero leta y'ubumwe aho yadukuye naho itugejeje, nkomeza guhumuriza abacitse ku icumu, mukomere, Imana irahari n'igihugu kirahari, kandi turizera yuko ibikorwa byinshi Imana yatugejejeho byatumye n'isi iyoberwa abo turi bo, turazi ko tuzakomeza kubigeraho. Munyemerere mbashimire, mugira amahoro y'Imana. Arakoze cyane.